Yohana 14 umurongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa data hariyo amazu menshi, iyo atahaba mba mbibabwiye. Yesu ashimwe cyane. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa se cyangwa se kwa data mu ijuru atamujyanye. Yesu ashimwe cyane. Ndagukangurira kwemera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndashaka kugukangurira kumwizera no kumwiringira, kuko ariwe mwungeri mwiza, kuko ariwe mwami w'amahoro, kuko ariwe utanga ubugingo, kuko ariwe uzakwicaza iburyo bw'Imana, kuko ariwe muhuza w'Imana ndetse n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Yesu abwira intumwa ze, arazibwira ati mu rugo kwa data hariyo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye. Ati ndagiye kandi ngiye kubategurira hanyu, kugira ngo aho nzaba ariho namwe muzaba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ntabwo abeshya. Yesu ashobora byose. Yesu ni umwungeri mwiza. Yesu ni Imana. Imana ntibeshya. Imana si umuntu ngo ibeshye. Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze gukora no kubikora izabikora. Ibyo yavuze gusohoza no kubisohoza izabisohoza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashyirwe ejuru none n'iteka ryose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom, shalom, ciao.